aho muri mwese good afternoon or whatever time muriho muri kureba iyi video. Uyu munsi ni part 2 n'imisatsi. C'est quoi? Anyway, ntabwo nabikora uri hano ntabwo nabasiri. So they can. Anyway, so today is part 2 y'urugendo rwanjye cyangwa se session ya kabiri izakorwa ejo, ariko uyu munsi ngomba kubyukira Rwanda Cancer Center aho bagomba gufata amaraso kureba niba ejo nzaba ndi fit gukora chemotherapy. Mfite ubwoba obviously, ntabwo ari ibintu nciyemo bwa mbere. Amasengesho y'ubudaca, ubundi dupfukame dutakambira Uwiteka azadukize mu gihe dutewe n'ibyago ibyo ari byo byose. Ntawamenya isaha ishobora kuba iyanjye, isaha ishobora kuba ariyo yawe ya nyuma, uyu munsi ushobora kuba ari wowe wa nyuma. Ibintu ni byinshi bigenda bitwituraho, ari kuza ibizazane, ari kuza ibiza, ari kuza indwara, ari kuza ibyorezo. Murabizi byayo mu minsi yashize byajyanye abantu benshi cyane, badufungira mu mago turahaguma tubamo aho ngaho. Hari abo byahitanye, ibyo byose murabizi. Ubu buzima ni ubusa, ni igicucucucu cya kindi baho mu mazi kikirukanka kikagenda. Yesu Kristo adutabara, adukize basi, noneho n'iherezo ryacu rizaba ryiza. Sibyo? Ni ibibazo bikomeye cyane, abantu bararongotanye, bari mu cya kintu kigufasha guhumeka. Cyane tubanye ikibazo kugira ngo ngaruke mu Rwanda. Abaganga bari ntabwo babyemeye ko nagaruka tudafite eshatu kuri njyewe, kuko iyi ndege igize impanuka imwe iramanuka ukayambara. Noneho baravuga ati dukeneye oxygen tank, cya gitanki kinini nyine cya oxygen. Rwanda yavuze ngo ntabwo bifite uburenganzira bwabyo, baravuga ati okay, muzamuhe eshatu. Narinze ngira hano i Kigali Kanombe nta n'imwe nkoresheje. So abantu bagize ikibazo kuba narengeje aya mezi yose ukiriho narapfa. Noneho haratangira ati adusubize amafaranga yacu. Yaratubeshye, baramwirukanye nabo. narabikoze nibi kubyara ibi bintu biri waje tegeze kukiri guseka. Uri guseka iki? Kubyara kubona Arsenal ikintu bwa nyuma, kubona Arsenal iri gukina bwa nyuma. Icya gatatu ni ikihe? No gusura iwacu no kuza mu Rwanda. Ibyo bitatu bisubiramo numva kubyara, kubona Arsenal ikintu bwa nyuma, no kuza mu Rwanda. Ikintu cyane uratekereza ni ukubyara. Neza wase ushaka umukobwa uterinda guhita nuko bizi nari mfite girlfriend. Reka guseka, nari mfite girlfriend icyo gihe, wari ubizi. Uranga narababwiye ati nimuyashaka nzayabasubiza. Ibyo byo nta kibazo. Nta kibazo kuyabasubiza, nayabasubiza. Barahari, nibashyira inshuti yanjye, nawe urabiyumva. Hari uwambajije ati ese ibite byawe kutarapfa. Hari n'uwambwiye ati ntabwo uragwara, nta n'ubwo urwaye kanseri buriya wowe. Hari n'abambwiye ati ngo nupfa uzansigire inkweto zawe zose. yarabasubije ngo ntabwo Yesu yaje ku isi kugira ngo
abafite agakiza ari baje gushaka yaje gushaka abanyabyaha nyine of course n'abanyabyaha yaje gushaka kuko intumwa ze zabaga ziri kumwe nawe nyine ntabwo zagombaga zo kuba ari ziri mu bashakisha uko baba bari kumwe yaje gushaka abanyabyaha kugira ngo bicirane nawe ubundi abakize ibyaha byabo nuko rero hepfo naho hari abahise bamubaza ibibazo baravuga ati ni ukubereka ariko ubundi Yesu twiriza ubusa kubera iki Yesu nyine yarabasubije ati none se ni gute abantu bafite agakiza bari kumwe nanjye abigishwa banjye ko agakiza baragafite deja ahubwo abagomba kwiriza ubusa ni za ntama zazimiye ziri gushakisha ijambo ry'Imana ziri kunshakisha ubudaca ziri kwirukanga nyine zahangayitse bitewe n'uko ubuzima bwabo buri mu kaga rero mureke dufate ubuzima bwacu tubusigasire tububunga